mumeze muterero bantu banjye nk'ibisanzwe ndacyari Saiga wanyu VIP wanyu Majise wanyu umusobanuzi mwakunze mu gikomeje no gukunda. Hanyuma rero kuri uyu munsi wa none mbere na mbere kamanze mbashimire cyane by'umwihariko abantu mukunda ibikorwa byacu, abantu mudahwema kutwereka ko mudukurikira umunsi ku wundi, ndetse mudahwema kutwereka ko mudukunda, ko mukunda ibyo dukora. Hanyuma rero iki kiganiro cyangwa se iyi video ni video nifuje gukora kugira ngo ntangemo ubutumwa guhereze abantu mukunda ibikorwa byanjye, by'umwihariko n'ubutumwa ndibuze kugenera abantu mukunda filime zanjye. Ubwo nimba ukunda filime zanjye, nimba ujya ureba filime nkora zagasobanuye, reka mubwire ko iki kiganiro ubutumwa niwe nabugeneye. Ubwo nimba udasanzwe ureba filime zanjye cyangwa se udakunda filime zanjye, muri iki kiganiro ubutumwa uri buze gusangamo uraza gusanga nyine we nta kintu uri bugufasha. Ariko ku bantu mukunda filime zanjye, musanzwe muri filime zanjye, ndabizi neza ko ubutumwa ngiye kubahereza hari abo buri buze gufasha. By'umwihariko rero ndagira ngo duhere kuri komenti zitandukanye nagiye mbona muri iyi minsi ishize. hari ukuntu postinga wenda nka video cyangwa se tugapostinga nk'igikorwa runaka kigaragaza filime, ugasanga hari komenti abantu bari guteraho, hari message abantu bari kuduhereza. Rero hari ubutumwa abantu benshi bagiye bahurizaho, ugasanga muri kuduhereza nyine muri kutubaza ikintu kimwe muri benshi. Rero bimwe muri ubwo butumwa abantu bagiye bahurizaho, hari abagiye bandika bambwira ko ngo filime zanjye batakizibona, abandi bandika bambwira ko ngo hari filime natanze, abandi bandika bambwira ko ngo hari filime nahagaritse. Nagiye mbona comment nyinshi, mbona message nyinshi, ku buryo nifuje kugira ngo bino bintu mbivugeho. N'ubundi nagiye mbibabwiraho ngira ngo nk'abantu barebera filime kuri website kuri wa3.saimovies.net, ngira ngo ubu barabizi, bafite amakuru yuzuye kubera ko filime mara kuyikora already hit isoka kuri website, kandi ubu nta kibazo bajya cyo kuvuga ngo babuze filime, ngo filime ngo yarahagaze, ngo byagenze bite. Ngira ngo abantu barebera filime kuri website yacu bo amakuru baba bayafite. Ariko noneho hari abantu buriya batabasha kugera kuri website, ngira ngo murabizi ko nabyo bibaho, hari abantu batabasha kugera kuri website. Abo rero niba usanga akenshi bafite icyo kibazo, ndetse bananyandikira bambaza ibyo ngibyo byo kuvuga ngo filime ngo zatanzwe, ngo filime byagenze gute. Mbere na mbere reka manze mbabwire ko nta filime nimwe nigeze ntanga, ngo mfate ngo mvuge ngo iyi filime ndayitanze nyihereje undi musobanuzi. Oya, nta filime nimwe nigeze ntanga. Ahubwo iyi industry twebwe tubamo yo gukora filime, gusobanura filime, ubu usanga nk'ubu ngubu nkanye ushobora gufata filime nkayikora, ariko ntabwo bibujijwe ko n'undi musobanuzi ashobora gufata iyo filime akayikora. Hanyuma rero njye nshobora gufata filime nkayikora, ndetse ni nako byagenze, nabyo byabaye. Nshobora gukora filime ikaryoha, igakundwa, mukayikunda, wenda bitewe n'uburyo ki nayibakundishije, nayisobanuye neza, mukayikunda. Hanyuma hakaba hari undi musobanuzi ushobora kubona ko iyo filime mwayikunze, akaba yakwifuza kugira ngo ayikomerezeho, kugira ngo nawe yikururire ya audience abona ya filime ifite. Ibyo rero nibyo byabayeho ngira ngo kuri filime yitwa Mohani. Impamvu iyo filime nkunda no kuyigarukaho cyane nuko niyo filime yatumye ndakeka benshi muri mwebwe munkunda, niyo yatumye mumenya ko ni filime nakoze, niyo filime ya mbere nakoze igihe kirekire, nayikoze hafi imyaka 2, ariko ni nayo filime yampaye abantu, niyo filime yanyeretse urukundo rw'abantu mu gasobanuro. Urumva nayo nsanzwe nkora ibindi, nsanzwe n'ubundi ndi muri entertainment, nkora imiziki n'ibindi, ariko iyo filime Mohani ni imwe muri filime zanyeretse urukundo nyine rw'abantu, kuko abantu bashobora kugukunda kubera igikorwa wakoze. Rero iyo filime Mohani nibyo byabayeho. Filime narayikoze ikagisohoka, gusa bigezemo hagati hari abantu sinzi niba nabyita abantu, nimba ari umuntu umwe simbizi, gusa bagiye babinyandikira ari benshi, bafashe iyo filime bashaka kugira ngo bajye bakomereza aho ngeze, ufata aho ngeze agahita akomerezaho. Hanyuma rero wowe urumva iyo filime ayikoze gutyo, akabona na connection iyo filime igasohoka. Ubwo ndavuga nko ku bantu barebera nka filime, ku ba disque banners, ku ba DJ banazicuruza ku mihanda. Ari ukuntu usanga bano ba DJ rimwe na rimwe batajya kuri website,
ibyo ntabwo ari ibanga. Hari igihe uba usanga abo ba DJ disc banners atajya ajya kuri website ngo ajye kurebaho filime nshyashya, ahubwo agategereza kari buze gufata filime ziturutse ku bandi bafite ahandi bagiye bazikura bazihererekanya gutyo. Rero muri ubwo buryo urumva hari uwafashe filime afataho nari ngeze akajya akomerezaho kugira ngo arebe ko wenda nawe yabona icyo gikundiro, abone ko arebe ko yabona kuri iyo audience bitewe n'ukuntu filime yari ikunzwe. Ibyo rero urumva mu kubikora byagiye bituma aba disc bana bamwe usanga badafite filime zanjye, ahubwo bakaba bafite iz'uwo nguwo. Ariyo mpamvu rero bamwe bajyaga nko kugura filime, wenda abantu basanzwe bagura filime bagasanga bahawe filime z'uwo nguwo wundi wayikoze muri ubwo buryo. Rero iyo baguhaye filime iyo wabikoze muri ubwo buryo, niho usanga umuntu ari kunyandikira ambwira ngo filime ngo nayihaye undi musobanuzi, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo filime mba narayihaye undi musobanuzi, ahubwo nuko filime uba wayiguze aho ngewe ntacururiza filime. Wayiguze aho ngewe ntacururiza filime. Urumva baba yarabikoze gutyo kugira ngo arebe ko yakwibonera audience, arebe ko yakwibonera nawe igikundiro cy'abantu bitewe n'ukuntu iyo filime abona ikunzwe. Ariko wowe nk'umukiriya uyu ubibonye ukeka ko ari ngiye ufashe iyo filime nkayitanga. Ubwo rero icyo ngicyo reka nizere ko gisobanutse. Nta filime nigeze ntanga, ubwo aho uzajya bakaguha filime wari uzi ko yakozwe nanjye, ariko ugasanga si ngiye wayikoze, ko mwagiye mubinyandikira ngo filime yarabishye ngo byagenze bite, ubwo umenye ko ari icyo kibazo. Rero kugira ngo ibyo ngibyo ubyirinde, ushobora kujya ubaza ugiye kuguha iyo filime ukamubaza iyi filime ni iya Saiga, wasanga atari iya Saiga ukayifata ubizi uvuga uti ni iya Saiga cyangwa se iya Saiga, ariko unabizi ko iya Saiga ihari, kuko ngewe ntago njya mpagarika filime zose natangiye nkuko nabibabwiye nzazikora, ari izigisohoka ari zarangiye, zose filime yose nzi ko natangiye nzayikora mpaka irangiye mberetse finali yayo. Hanyuma rero ubundi buryo ushobora gukorera kugira ngo ubone filime zanjye utagiye ucangwa muri ubwo buryo, ushobora kujya kuri website, ugenda muri Google ukandikamo #saimovie.net ukajya wirebera filime zigisohoka, ntihagire umuntu ukubeshya ngo Saiga ngo ntagikora, ngo filime ngo zarahagaze, ngo filime yayihaye undi muntu. Ibyo byose ugatandukana nabyo, ukajya urebera filime ku gihe. Hanyuma mugiye kujya kuri website biri kukugora, utwandikira kuri WhatsApp tukagufasha. Nimero ni 0782522661. Icyo rero reka nizere ko gisobanutse cyane. Hanyuma rero nkiri kuri iyi filime ya Mohani, hano mfite ikindi kibazo nagiye mbazwa n'abantu benshi. Nako sinzi niba ari ikibazo nimba ari icyifuzo nagiye mpabwa n'abantu benshi. Hari abantu benshi bagiye bansaba ngo filime ya Mohani murabizi ngira ngo abenshi mwayimenye mwayikunze kubera ko yacaga kuri televiziyo twakoranaga Goodrich TV, nyuma tuza guhagarika imikoranire. Rero abenshi mwayikunze iyo filime ica kuri iyo televiziyo. Rero n'ubu ngubu hashize igihe kinini, ariko hari abantu bakinyandikira bansaba ko iyo filime nayibaha kuri televiziyo. Ibyo bintu rero nabitekerejeho, nararebye ndavuga ni filime nibyo yatangiriye kuri televiziyo, irahava irakomeza, hashize amezi hafi 7 ivuye kuri televiziyo, ariko n'uyu munsi wa none hari abantu bakibinsaba kandi benshi batari bakeya. Hari benshi bakimpamagara, bakinyandikira, bagitera comment kuri post zitandukanye. Ngira ngo nk'abantu mukurikira social media zanjye namwe ubwanyu mugenda mubibona muri post, usanga muri comment harimo nk'abantu bambwiye bati filime wazaduhaye kuri Goodrich wazageze gute. Ariko ibyo rero nabitekerejeho, naravuze ni ko abantu nabahaye filime bakayikunda, kwa ko iriya filime nayishyize kuri televiziyo mu buryo bwo kuyamamaza. Wenda hari n'abantu baba batabizi, hari abantu bazi ko dukora filime gusa zikaza gutyo gusa mukazikunda gutyo gusa, ariko twebwe mu buryo bwa business twazanye hari n'uburyo bwo gupromotinga filime kugira ngo muyikunde. Nibyo filime igomba kuba ari nziza ikoze neza, ariko hari n'uburyo bwo kuyibagezaho kugira ngo muyimenye muyikunde. Rero filime nayijyanye kuri televiziyo n'ubundi ari urwego rwo kugira ngo nyibegereze mubashe kuyimenya, mumenye uburyohe bwayo, mubashe kuyikunda. Rero nabitekerejeho mu minsi yashize, ndavuga ariko ubundi uwabaha filime kuri televiziyo ikarangira. Ntangira rero kureba amwe mu mateleviziyo tugiye dufitanye n'ubundi imikoranire ku bindi bintu bigiye bitandukanye, kugira ngo ndebe televiziyo nabaherezaho iyo filime. Ariko naje gusanga biri kugorana kuko hari ukuntu wumva amasezerano ushaka guhana na televiziyo mu buryo bw'imikorere y'iyo filime, ukabona nyine ntago biri guhura. Ubwo rero mu gihe cyose nta televiziyo turahuza
ngo nongere mbahe iyo filime, ubwo abantu mwayikunze iri kuri televiziyo ushobora kujya kuyirebera kuri website cyangwa se mukegera ahandi wenda musanzwe muzigurira, ariko mukababaza nimba bafite izanjye, kuko urumva niyo ngiyo yabo nakwita ko ari abatubuzi nayo ibihari barindira kureba ko ngo filime yakunzwe nabo bafatirane, nabo baba bahari. Ubwo urumva ko biba byiza niba ugiye kureba filime ukabanza kubaza nimba ari ya Saiga, wasanga ari ya Saiga ukayireba rwose utuje. Ngira ngo murabizi ko ku bantu mureba filime zanjye nkora uko nshoboye kugira ngo mbahereze ibyishimo kandi mbahereze filime nziza, kuko ya filime nawe uri burebe ukumva ko umwanya wawe utawupfushije ubusa. Icyo rero nizere ko nacyo wenda ngisobanuyeho. Ngira ngo ibyo ngibyo nibyo byari banze cyane numvaga twaganiraho, ndetse nanone ndagira ngo nshimire noneho rero ndagira ngo nshimire abantu twabanye kuva natangira agasobanuye. Hari abantu mutageze rwose mutigeze muhwema kunyereka ko mu nkunda, ko mushyigikiye ibikorwa byanjye, ko mukunda ibyo nkora. Ndabashimira cyane mbikuye ku mutima, mbikuye ku mutima. Ngira ngo mujya munyandikira, hari abanyandikira Saiga turagukunda, Saiga maze umwaka ngukunda, Saiga biranshimisha cyane, binankora ku mutima, nubwo mwese hari igihe ntabona uburyo bwo guhita nyine mbibagaragariza, ariko mwese ndabibashimira cyane pe, ndabashimira cyane. Ikindi ndagira ngo mbabwire ko filime zirakomeje. Ngira ngo Muhani hari ibyo twumvikanye, narababwiye nti season ya 2 irahari, ndabizi ko ihari. Nimba wifuza kuyireba neza isobanuwe nanjye, genda ubinyandikira, wabyandika muri comment, wabyandika muri SMS, wahamagara, wagira gute, umbwira uti Saiga ndashaka ko uzadukorera Muhani season ya 2. Ni mu binsaba muri benshi, ntago muri abenshi ku buryo ko kubunyereka ko nayikora. Kuko urumva ko mfite filime nyinshi ndi gukora, rero kugira ngo nkore filime bisaba kuba hari zimwe zigenda gahoro, izindi zikihuta. Ubwo rero ni mu binsaba muri benshi, iyo filime nzayikora. N'ubu ngubu nibyo ndabibona muri kubinsaba pe, ariko ntago biraba byinshi kuri yo ko mvuga ni filime reka nyikore, abantu banje barayitegereje. Hanyuma iyo aho ni kuri Muhani season ya 2. Hanyuma Tara yo irakomeza nk'ibisanzwe, ngira ngo ku bakunzi ba Tara n'abakunzi ba Agla kuri website ho murabizi ko ni buri munsi hasibamo umunsi umwe filime hagasohoka, kandi hagasohoka episode zihagije ku buryo ibintu biri gukomeza bigenda neza cyane. Hanyuma rero reka mbashimire cyane, nkubwira ko wifuza kureba filime zanjye ujya kuri website ukandikamo #saimovies.net, ubundi ukajya wirebera filime buri munsi. Iyo ugize ikibazo utwandikira kuri WhatsApp, nimero ni 0782252661. Unifuza ko bamaze kwandika kuri izo nimero ukazituma tukagutumikira. Hanyuma rero reka ngiye mbashimire cyane, ndetse nanababwira ko mbakunda kubera ko namwe mukunda ibyo nkora, nanjye nkunda buryo ki mu nkunda. Ciao ciao, adios.